ashimwe. Ndagira ngo hagire umuntu usomera, nibagiwe amarinete yanjye, mu Baheburayo igice cya 12 umurongo kuva ku murongo wa 18 tugeze ku murongo wa 24. Dusome Abaheburayo 12 kuva ku murongo wa 18 tugeze ku wa 24. Mwegereye wa musozi ubasha gukorwaho wakaga umuriro, cyangwa ngo mwegere igicu n'umwijima w'icuraburindi n'umuyaga w'ishuheri n'ijwi ry'impanda n'iry'amagambo, abaryumvise bakingingira gutongererwa ijambo, kuko batashoboye kwihanganira ibyategetswe, ngo naho haba inyamaswa ikoze kuri uwo musozi bayicisha amabuye. Ibyo byose byari biteye ubwoba, nicyo cyatumye Mose avuga ati, mfite ubwoba cyane, ndahinda umushyitsi. 22 Ahubwo mwegere wa musozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho, ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru, kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika n'itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru, mwegereye n'Imana umucamanza wa bose, n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose kurusha aya Abeli. Amen. Amen. Nakoze Imana umugisha. Ntabwo dusubiramo ibyo twumvise mbere, ariko tuributsa gusa ko ejo twasomye muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 18 n'umurongo wa 19 havuga ko twacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, ntitwacunguwe n'izahabu cyangwa ifeza cyangwa ibintu bishobora kononekara. Amaraso ya Yesu rero ni ay'igiciro cyinshi. Uyu munsi turumva nanone akamaro k'amaraso ya Yesu, ariko mu bundi buryo. Amaraso ya Yesu atuvugira ibyiza. Amaraso ya Yesu atuvugira ibyiza. Ni muri ubwo buryo tubyumva. Ejo twumvise amaraso ya Yesu yaducunguye, ariko uyu munsi turumva amaraso ya Yesu atuvugira ibyiza. Ariko tugarutse ku gucungurwa, Bibiliya ivuga ko twacunguwe. Ubundi nyine gucungurwa ni uguhabwa umudendezo, ni ukuva mu bubata, ni ukuva mu bucakara, ni ukubohorwa, ni ukuva muri gereza aho wari ufungiye, ariko bisabye ikiguzi. Iyo hatabayeho ikiguzi ntabwo biba ari ugucungurwa. Noneho rero ubundi twacunguwe, uko Bibiliya ivuga, twacunguwe tuva mu bubata bwa Satani. Nyamara nubwo twacunguwe dukurwa mu bubata bwa Satani, ikiguzi cy'amaraso ya Yesu ntabwo cyahawe Satani, ahubwo cyahawe Imana. Impamvu cyahawe Imana ni uko umuntu yatandukanye n'Imana, yakoseye Imana, yagomeye Imana. Noneho rero ni ukuvuga ko twagomeye gukiranuka kw'Imana no kwera kw'Imana, dutandukana n'Imana. Biba ngombwa ko hatangwa
ikiguzi kugira ngo twongere guhura n'Imana. Twacunguwe kandi dukurwa mu cyaha, si Satani gusa ariko twabahowe no ku cyaha, hanyuma turababarirwa. Bibiliya ivuga ko igihe Yesu yaducunguraga twarababariwe, ariko nubwo twababariwe ntibitubuza kwihana, kuko Yesu amaze kwikorera ibyaha byacu byose ku musaraba, ndetse bigahinduka icyaha, utarigeze kumenya icyaha agahinduka icyaha ku bwacu, kugira ngo duhabwe gukiranuka kw'Imana. Nyuma y'icyo gihe nanone dukomeza gukora ibindi byaha. Ibyaha byinshi turabyikorera twebwe ubwacu, kuko buriya icyaha umuntu akoze ntabwo ari undi ugikoreye gusa kigirira nabi, ariko cyane cyane nawe kikugirira nabi, kuko kiba kiri mu mutima wawe. Nubwo hari ibyaha dukorera abantu, ariko buriya cyane nanone uwo tuba twakoreye icyaha, uwo tuba twagomeye n'Imana, kuko tuba twishe amategeko y'Imana. Twacunguwe kandi dukurwa mu muvumo w'amategeko. Iri jambo kenshi rikunda gusitaza abantu, ndetse amategeko ko ari meza atuzanira umuvumo ate? Niko byanditse mu Bagalatiya 3:13. Yesu Kristo yaducunguye adukura mu muvumo w'amategeko kugira ngo duhabwe umugisha wa Aburahamu, ndetse duhabwe n'umwuka wera Imana yadusezeranije. Amategeko, buriya kenshi tuvuga amategeko, ariko tukavuga ya yandi 10 Imana yatangiye ku musozi wa Sinayi, tukavuga ndetse n'andi y'imihango tugenda dusoma mu Balewi, mu gutegeka kwa 2, bityo. Ariko amategeko y'Imana ni menshi cyane, menshi cyane, ari mu bice byinshi. Hari amategeko agendana no kurema, uko umuntu yaremwe cyangwa uko ibiremwa byaremwe. Buriya Imana mu kurema ni Imana yaremye ikurikije amategeko. Umuntu imuha ubwenge, igiye kurema inyoni ntiyaziha ubwenge nk'ubw'abantu, ariko iziha kuguruka. Noneho ukazirusha ubwenge, ariko zikajya zigukina ku mubyimba ziguca hejuru, wowe ntubishobore. Iryo ni itegeko rigendana no kuremwa nuko waremwe, n'inyoni nuko zaremwe. Noneho hakaba rero urebye n'amafi agera mu nyanja, mu mazi agahumeka, ariko umuntu ntabwo yahumeka ari mu mazi keretse akoresheje ubundi buryo bundi budasanzwe. Kuko muri uko Imana yamuremye, ntabwo yamuremye ari umuntu ushobora guhumekera mu mazi. Kuvuga rero ko udakurikiza amategeko ntabwo ari byo. Imana ifite uko yaremye umugabo n'uko yaremye umugore, ndetse Bibiliya ikavuga ngo umugabo ntakambare kigore kandi umugore ntakambare kigabo. Byose ni amategeko meza yo kugira ngo tugendere muri gahunda nziza, ntabwo wayakuraho. Hari n'andi mategeko
dusoma muri Bibiliya itegeko ryo kubiba no gusarura. Iryo ni itegeko Imana yashyizeho, ntabwo uzasarura utabibye. Kandi nanone uzasarura ubwoko bw'icyo wabibye, ntuzabibe ikigori ngo usarure igishyimbo, ntibishoboka. Ni itegeko yashyizeho. Mu kubiba no gusarura Imana yashyizeho andi mategeko ashingiye kuri iryo tegeko rivuga ngo kugira ngo usarure ugomba kubiba imbuto nziza. Niba ubibye imbuto ipfuye ntabwo uzasarura, niko bimeze. Iravuga ngo kugira ngo nanone usarure neza ugomba kubiba mu murima mwiza wateguwe neza, n'ibindi n'ibindi n'ibindi, no kubiba byinshi kugira ngo urusheho gusarura byinshi. Hari amategeko agendana ndetse n'icyaha cya Adamu na Eva. Muzarya umutsima mwibisha icyuya. Ntaho wacikira iryo tegeko, ugomba kuruha. Niba udashaka kuruha, uve mu isi wishakira indi si yawe, ariko iyi ngiyi ugomba kuruha. Yewe no kuryama bizakurusha, wumve urambiwe ko bucya cyangwa bugacya vuba. Nta kintu kitazakurusha. Uzajya mu ishuri uruhe, uzahinga uruhe, uzaragira inka uruhe, uzacuruza uruhe, uzasenga uruhe. Nta kintu kitazakurusha. Iryo ni itegeko utagomba gukuraho, ntabwo warikuraho, ntubyemererwa, ntiwarikuraho. Ni itegeko Imana yashyizeho. Hari n'ikindi Yesu yavuze, aravuga ati ntabwo naje gukuraho amategeko, ahubwo naje kuyakomeza. Ikibazo aho kiba mu mategeko ni ukuyasobanura nabi. Nabyo turabivuga. Ati barababwiye ngo ntukice. Ati ndetse Imana yarabadohoreye, yewe ukonje nje ukundi. Ndavuze ngo nugambirira no mu mutima wawe umuntu ngo aragapfa, uzaba wakoze icyaha cyo kumwica. N'ibindi byaha byose utekereza mu mutima ngo uzaba wabikoze. Atereka jewe nje gukomeza ahubwo amategeko. Ati barababwiye ngo iryinyo rihorerwe irindi, ijisho rihorerwe irindi. Ati jewe rero sibyo, ukonje nje ukundi. Ndavuze ngo nibakubita umusaya uhindura undi. Ibintu uko bikomeye amategeko, ko arushijeho gukomera ahubwo. Ko twari tuzi umuntu ahubwo azayoroshya, none ko yakomeje. Noneho rero Yesu ntabwo yaje gukuraho amategeko. Icyo ni cyo. Ariko noneho reba uko ikintu cyahindutse ni iki. Bibiliya ivuga ngo amategeko ni ayera. Niba ari ayera nta muntu ushobora kuyakuraho, kuko yatanzwe n'Imana yera, idahinduka kandi idashobora kwivuguruza. Dore rero ikintu cyahindutse ni iki. Imana itanga amategeko igira ngo yerekane kwera kwayo, hanyuma yerekane n'intege nke z'abantu bifuza ikindi kintu cyabashoboza kitari mu bwabo. Noneho
baragerageza amategeko barayica pe, barayica. Itegeko ryonyine rivuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'umutima wawe wose, byose abantu bose rirabatsinda. Ukagira utya ukagerageza tereka ntekereza Imana gusa, ne kugira ikindi ntekereza, ukumva ahubwo wakunze ikindi kitari Imana, nicyo wahinduye Imana. Imana iti amategeko aragutsinze. Imana iterega itegeko ryanyu ni ukuvuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Umwana wawe ukamugaburira neza, ukamwuhagira neza, ukamwambika neza. Mayibobo yatambuka imbere y'inzu yawe uti genda ntuzongere kugaruka hano, nugaruka hano uzambona. Itegeko ryagutsinze. Ryagutsinze. Urumva ryavuze ngo ukunda umwana wundi nk'uko ukunda uwawe. Ryagutsinze. Itegeko Yesu aravuga ati rega nawe ubwawe nibikunda kurusha uko nkunda, ntabwo uzaba ukwiriye kumwigishwa wanjye. Ajya kureba ugasanga ibise Yesu araza nyuma, ariko reka mbaze nanjye njye nuri byanjye. Nuko ugasanga amategeko yagutsinze. Ariko Yesu ubwe yavuze ko nta muntu uzuzuza amategeko, wenyine niwe wayujuje. Uzagerageza binanirane pe, binanirane. Ikibazo rero aho kibera nuko Bibiliya ivuga ngo niwicara rimwe gusa uzaba uyishe yose. Amategeko aho akomerera, ntabwo wavuga ngo Mana mbabarira, urabona ko nagize 99%. Imana iravuga ngo no, niba 99% iwanjye ntibibaho, 99% na 0 birangana, yewe ndeba 100%. Abantu barashoberwa pe. Noneho haza n'amategeko yuririra kuri ya yandi y'imihango, ariko afite icyo asobanura. Haza itegeko ryo gukebwa, ariko ntiryatanga umuntu agakebwa ariko ntirimuhe gukiranuka. Haza itegeko ryo kweza umunsi w'isabato, umunsi wa 7 cyangwa se uwo twita ku wa 6, umuntu rwose akaja gusenga ariko nta kiranuka. Imana iti ntacyo urakora. Iyo usomye mu Bakorinto ba 2 igice cya 3 ku murongo wa 10 habivuga neza. Haravuga ngo inyuguti irica, ariko umwuka atanga ubugingo. Nukuvuga ngo nushaka gusobanura itegeko ry'Imana urisobanuje inyuguti, nukuvuga uko ryanditse ngo rirakujyana mu rupfu, kandi rikujyane mu muvumo kuko utaryujuje. Ariko noneho Imana izana noneho gusobanura mu mwuka. Iravuga iti gukebwa nshaka no gukebwa mu mutima, no guhinduka umushya, ukagira umutima mushya, ukumva ahubwo
uri guhinduka. Imana ikongera iti noneho no kuruhuka nshaka, isabato nshaka, Abaheburayo 4:1, no kuruhukira muri Yesu Kristo. Noneho ngo hariho uburuhukiro bushya Imana yatanze, kandi uburuhukire ntihagire usa naho adashyikira iryo sezerano. Uruhukire muri Yesu. Aho amategeko agoranira rero nanone, ubitekereze, Bibiliya ikavuga ngo muje mwibuka Yesu Kristo, kandi amategeko ntimuzayibagirwe, muzayandike ku miryango, muzayashyira amabuye ku misozi, yewe muzayambare no mu gituza, uje wegura gutya usome, ntukibe ukongera nari ngiye kwiba. Ariko ugasanga wenda ugarutse kuri iryo, ariko irindi wibutse wamaze kuryica. Noneho Imana iti dore uburyo jyewe noneho bushya nshaka kubigisha, nuko amategeko aba muri mwe mu mitima yanyu, akandikwa mu mitima, kandi mukubaha Imana mubishojwe n'Umwuka Wera. Aho mu gice cya 2 mu Bakorinto ba 2 igice cya 3, Pawulo aravuga ati none se amategeko ko ari meza, inyuguti nibyo yise inyuguti, itegeko ryanditse, anzaniye urupfu ati ntibikabeho, itegeko si ryo rinzaniye urupfu, ati icyaha nicyo kinzaniye urupfu, ati itegeko ntararimenya nta cyaha nakoraga, kuko niryo ryaje kunyereka icyaha ko kibaho. Noneho rero nakora icyaha rikambwira riti wakoze icyaha nicyo kinzaniye urupfu, kandi icyaha nicyo kinzaniye umuvumo. Noneho yandikira Abagalatira ababwira ngo Yesu Kristo yarabacunguye, abakura mu muvumo w'amategeko. Ni ukuvuga ko itegeko rishobora kugutsinda, ariko hakaza irindi tegeko rikuburanira. Haleluya! Iki kintu ni cyiza cyane. Rero niho turusha cyane kure abo mu isezerano rya kera. Baratsindwaga bakaba baratsinzwe gusa. Na Yobu ubwe, za nshuti ze zimaze kumwereka bati byari byose hari ibyaha wakoze, yaravuze ati ibyo ari byose nanjye icyo nzi nuko umucunguzi wanjye ariho kandi ari muzima. Uruhu rwanjye nirumara kubora, nzamurebesha amaso yanjye atarayundi. Urumva, ntabwo yizeye gusabana n'Imana ubwo ngubwo. Ibyiringiro bye ni ukuvuga ngo nimara gupfa nkava muri uyu mubiri, nibwo umuntu w'imbere azahura n'Imana. Ariko twebwe kubw'amaraso ya Yesu Kristo duhura n'Imana buri mwanya, ngo kubera amaraso ya Yesu Kristo atuvugira ibyiza. Amaraso ya Yesu atuvugira ibyiza. Satani ni umurezi, ararega pe, kandi ntiyaregaga gusa mu isezerano rya kera, n'ubu ararega. Aho bitaniye nuko kera yarabaregaga, ariko ntihabe undi muntu ubaburanira. Naho twebwe ararega, amaraso ya Yesu akaburana nayo akatuvugira ibyiza.
dore uyu muntu si uje uvuga ngo ni umukozi wawe, aryamye adasinze, n'uyu munsi ntiyatanze n'amaturo. Ngaho yewe nawe ngo ufite abakozi akarega. Amasezerano akavuga ngo nibyo yibagiwe cyangwa ntiyabishoboye cyangwa yarangaye, ariko nicyo cyatumye meneka. Ari n'amaraso Yesu avuga, iki cyatumye meneka ni ukugira ngo atsindishirizwe. Satani ibirego bye bigaceceka. Kera umudamu umwe yigeze kunyura iruhande, ariko yari umudamu umaze gukura, ufite n'abana bakuru, ariko kera kiri umupagani yari yarataye umwana muri latrine, muri wese, kugira ngo narongorwa azagaragare ko ari umukobwa w'isugi. Umwuka wera arabimbwira, nshakisha uko nzabimubwira, biranshobera. Ariko kutabimubwira nabyo ni ikindi kibazo. Umwuka wera arambwira ngo erega ngo amaze gukizwa yarihannye ndamubabarira, nyamara we ntabwo yibabariye. Nahoraga mureba iteka nkabona arijimye buri gihe. Kuki uyu mudamu atagira umunezero? Akora imirimo yose myiza mu rusengero, ni umuntu rwose mwiza cyane, yagiraga n'impano yo gufasha abantu. Noneho yari afite ukuntu yifashije, ariko akahora n'icyo kintu cy'umwijima, ukabona mu maso arasa n'umuntu, kandi agahorana ikintu cy'ubwoba. Erega naramubabariye, ariko we ntabwo yibabariye. Satani ahora amwibutsa icyaha yakoze akiri umupagani. None se nzabigenze ntizabimubwire? Uretse nzakubwira umunsi uzamubwira, kandi nzakwereka n'uburyo uzabivuga. Maze umunsi umwe baravuga ngo nzabwiriza ku cyumweru. Noneho mu gitondo kare nka 11:00 nsenga, Umwuka wera arambwira ngo nze kubwiriza ku maraso ya Yesu, ibyahishuwe 12:11. Havuga ngo Satani tumunesheje amaraso ya Yesu n'ijambo ryo guhamya kwacu. Nkumva gusa ko ari ijambo Imana iduhaye, ariko itarambwira ko uwo muntu bimwerekeye. Ngihagarara neza gutya nk'uko mpagaze, numva biragarutse ngo uyu ni wo mwanya wo kwivuga, ariko ntuvuge izina rye. Ndamusomera biratinda. Byose ndabivuga ndabirangiza, mvuga ko Imana yamubabarira, ariko atibabarire, araturika ararira. Umunsi umwe yari afite umusaza we w'umupasiteri, ariko udasengera aho ngaho, uyoboye itorero ahandi. Bukeye mpura n'uwo musaza, arambwira ngo mushiki we ati ngo yaramubwiye ngo umunsi umwe ati ngo yajyaga agenda n'umubara, ariko umunsi umwe ati uriya muntu arigisha, maze numva ageze, no munsi numvise mbohoka. Arabimbwira mu mutima, ndavuga n'ibyo narabimenye, niyo utirirwa ubimbwira ndabizi. Amaraso ya Yesu afite imbaraga zitangaje, yinjira ahantu wowe udashobora kugera. Abantu bakaguhumuriza, humura, komera, ihangane b'umugabo, ariko bikanga
kumva ikintu cyarakuboshye mu mutima. Ariko amaraso ya Yesu aramanuka akagera mu muzi w'ikibazo akakirandura. Haleluya. Neza 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 akakirandura. Kuba abantu batazi akamaro k'amaraso ya Yesu ni igitangaza, cyangwa bayafata mu buryo bworoshye. Noneho amaraso ya Yesu afite imbaraga nyinshi cyane. Buriya amaraso ya Yesu akorana cyane hafi n'izina rya Yesu. Iyo uhamagara amaraso ya Yesu uje uvuga n'izina rya Yesu. Kandi amaraso ya Yesu akunda gukorana n'umwuka wera. Umwuka wera akorera cyane ahantu hari amaraso ya Yesu. Hari amaraso ya Yesu. Kandi ndetse buriya n'abamarayika b'Imana bakunda guhagarara ahantu babona amaraso ya Yesu, barisanzura cyane. Barisanzura cyane. Buriya amaraso ya Yesu akingura ijuru, bigatuma imbaraga z'Imana zimanuka, n'abamarayika b'Imana bakamanuka biboroheye. Abamarayika b'Imana buriya baradufasha, ngo ni imyuka ifasha abazaragwa agakiza. Ariko natwe turabafasha. Iyo tuvuga amaraso ya Yesu akeza ikirere banyuramo n'ahantu hose baca, birabafasha cyane, biborohereza umurimo. Noneho rero, ariko amaraso ya Yesu atwinjiza n'ahandi hantu. Atwinjiza ahandi hantu, atwinjiza ahera hahera. Nubwo Yesu amaraso ye amaze kumeneka ku isi, umwenda ukingiriza ahera wasadutsemo kabiri, kandi tukaba twemerera kujya ahera hahera. Ntabwo nanone wahaje utahagejejwe n'amaraso ya Yesu. Kuko Bibiliya ivuga ngo Imana ituye mu mucyo utegerwa. Nta bundi buryo ufite bwo kuyegera keretse utwikiriwe n'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu ntabwo atwinjiza gusa ahera hahera, atwinjiza no mu mubiri wa Yesu Kristo. Mu Baheburayo 4:16 haravuga ngo twegere intebe y'ubuntu tudatinya. Urumva tuhagezwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Ni nako bivuga mu Baheburayo 10:19. Twegera intebe y'Imana tudatinya kubw'amaraso ya Yesu. Ariko buriya ntabwo tuba twagera ahandi hantu. Hari ahandi hantu tuba tugomba kugera. Abaheburayo 10:19 haravuga ngo twegera intebe y'Imana. Icyo ni kimwe. Aho ni 10:19. Ariko 10:20 haravuga ngo twinjira no mu mubiri wa Yesu Kristo. Urumva ko ari akarusho. Ntabwo akwinjiza gusa kugenda ukagera imbere y'intebe ya Yesu Kristo ni byiza, ariko noneho akakwinjiza ngo no mu mwenda ukinze. Urumva ihema ryasadutsemo kabiri harakinguka, ariko umubiri wa Kristo wo urakinze, nyamara ukawuseseramo ukawinjiramo kubw'amaraso ya Yesu. Uracyafite mikoro? Hasome
soma 10:19, Abaheburayo 10:19 usome na 20. nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze. Aho ni 10. Aho ni ku 10. Inyura 10:19 no kuri 20. Kuri 20 haravuga ngo tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we. Amen. Urumva 10:19 haravuga ngo amaraso ya Yesu twinjiza imbere ya Yesu Kristo, imbere y'intebe y'ubuntu. Ariko 10:20 hakaza akarusho kandi aho hagerwa rero n'intwarane. Kuvuga ati ntusinyuzwe no kuza imbere y'intebe yawe, ndashaka kwinjira muri wowe, kwinjira muri we neza neza mu mubiri we ukinze. Ariko nubwo ukinze ni umubiri w'umwuka, nawe uba uri mu mwuka ukawinjiramo. Iyo ugeze aho umenya gutekereza kwa Kristo, kuko wowe na Kristo neza neza muba mufite ubusabane bwiza bukomeye. Ariko iyo uri imbere y'intebe ye arakubwira ati nabyumvise ibyo usaba, igenda ndagusubije, ukigendera. Ariko iyo winjiye mu mubiri we hari ibindi ushobora kumenya birenze gusubizwa. Amen. Bibiliya ivuga uruzi rw'imbaraga z'Imana. Uruzi Bibiliya rwita imbaraga, uruzi rw'amazi y'ubugingo. Ariko buriya ruriya ruzi rurimo imbaraga z'uburyo bwose. Hejuru n'amazi ukomeza kumanuka, imbaraga za divayi, imbaraga z'umucyo, imbaraga z'igicu, imbaraga z'amavuta, imbaraga z'umuriro, imbaraga z'umuyaga, gutyo ukamanuka 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 ukamanuka. Iyo uririmba ngo harya ndirimbo ivuga amazi y'ubugingo, Yesu Yesu, itangira ite? Ihavuga ngo iki ku mazi y'ubugingo? Reka amazi y'ubugingo antembemo. Ariya mazi niyo Yesu yavuze ngo inzuzi z'amazi y'ubugingo zizatema mu bamwizera ziva mu nda zabo. Ariko iyo uhagarariye gusa kuvuga ngo inzuzi z'amazi y'ubugingo, ubwo uba uhagarariye ku mbaraga z'amazi gusa, z'uburyo bw'amazi, ukishirira inyota ukanyurwa, ye n'amafaranga ntuyiteho, ukirebera mu ijuru gusa. Ariko ntabwo bihagije, hari izindi mbaraga, imbaraga z'umucyo w'ubugingo, umucyo w'ubugingo. Nzi umuntu umwe twari ku nkuru nziza, umugore umwe arahwera, bamujyana ahantu mu cyumba, noneho aragenda abona asa amaso yarerembuye bigira gutya, titira, nta kindi yakoze. Umwuka wera yamuhaye ijambo ngo vuga imbaraga z'umucyo w'ubugingo zinjire muri we, umucyo w'ubuzima. Avuga ibyo gusa ngo umucyo, imbaraga z'umucyo w'ubugingo zinjire muri we. Umugore arakanura, areba neza, nta bindi, nta bundi bufindo, nta yandi mayiri.
ni ijambo yahawe ryo kumenya ngo musengere muri ubu buryo. Iyo asenga avuga imbaraga zamaze ubugingo ntabwo byabaga, kuko izo mbaraga nizo imbaraga zizura zigakura umuntu mu rupfu zikamushyira mu buzima. Amen. Noneho hari imbaraga z'umuyaga twarabyumvise, Ezekiyeli yeretswe zinjira mu magufwa, ibintu nk'ibyo, imbaraga z'umuriro zakoranye na ba Eliya. Ariko cyane buriya kugira ngo umanuke muri urwo ruzi ugende uvome izindi mbaraga zitari ziriya z'amazi y'ubugingo, biba bisabye ko ugenda utwikiriwe n'amaraso ya Yesu. Ntabwo wamanuka gusa gutya ngo bikunde, ntibikunda, urareremba, ariko kugira ngo ushobore kumanuka umanurwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Hari ikindi kintu amaraso ya Yesu Kristo buriya akorana n'ijambo ry'Imana. Nibyo bivuga mu Byahishuwe 12:11 ngo kandi banesheje Satani. Yohana wabwirwaga bariya banesheje Satani kubera amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. Ntabwo ubyumve neza, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ubuhamya bwabo, ntabwo ariko byanditse. Banesheje Satani n'amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ry'Imana kurihamya. Iyo uhamya ijambo ry'Imana hanyuma ukarihamya urivanga n'amaraso ya Yesu, Satani aratsindwa. Iyo uvuga uti Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, okay. Urabivuze n'ibyo uvuze ijambo ry'Imana, ariko bigira imbaraga iyo uvuze ngo mu izina rya Yesu no mu mbaraga z'amaraso ya Yesu ndavuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Bigira imbaraga kuko watuye amaraso ya Yesu kandi uyavanze n'ubuhamya bw'ijambo. Hari igihe uzagenda uri umuvugabutumwa cyangwa ugiye ahandi mu rugendo, uri umucuruzi cyangwa uri umuvugabutumwa cyangwa wimutse ukagera ahantu nta muntu uzi icyo gihe nta kindi kintu ukora, ureba ijambo ukarivanga n'amaraso ya Yesu ukaryatura. Iryo jambo rimwe muri ayo ni iri. Muri Zaburi 2:8-9 haravuga ngo nsaba amahanga nzayaguha ngo nguhe n'inkoni y'icyuma uyamenagure nk'umenagura ibibumbano cyangwa ibibindi cyangwa inzabya. Nsaba amahanga nzayaguha. Icyo bivuga, ndibuka umunsi umwe Umwuka Wera ambishurira icyo bivuga. Nari mfite ikibazo cy'ahantu nanjye nari ngeze nta muntu nzi. Iryo jambo ararinsobanurira, nsaba amahanga nyaguhe ngo nabo ku mpera y'isi mbaguhe. Nsaba Abanyarwanda mbaguhe, nsaba Abarundi mbaguhe,
nsaba Abagande mbaguhe, nsaba Abanyekongo mbaguhe, nsaba Abanigeria mbaguhe, nsaba abo muri Australia mbaguhe, nsaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbaguhe. Iri jambo rivuga ko utazahabwa abantu bose. Kenshi hari igihe utekereza ariko uriya muntu kuki atamfasha. Ntibabitekereza, ni mubyara wanjye se, ni mukuru wanjye wo kwa data wacu cyangwa ni murumuna wanjye, kuki atamfasha, kuki anyirengagiza kandi afite ibintu. Ariko ntabwo Imana yamuguhaye. Nicyo gisubizo. Imana yavuga ngo nsaba jewe, uvuge ngo hano mu Rwanda cyangwa na hano muri Restoration Church, nsaba jewe mpaguhe abantu bawe. Noneho hari abo wita bawe atari abawe. Nicyo kibazo, utabahawe n'Imana. Nicyo kibazo. Nicyo kibazo. Ariko Imana iravuga ngo nsaba abantu mbaguhe. Ntabwo ari ukuvuga ngo ube perezida wabo, icyo gihe wisobanuye nabi. Ese Imana izaguha nabo ku mpera y'isi ube perezida wabo? Ntabwo ari cyo bivuga. Ariko ahantu hose ugeze, ibi bintu bifate ahantu hose ugeze. Ubwira Imana ngo mpa abantu banjye hano ndahashaka abantu banjye. Imana izabaguha. Kenshi Imana izaguha utatekerezaga. Hari n'abo utekereza ishobora kuguha, ariko kenshi cyane izaguha abo utatekerezaga. Nyamara iryo ni ijambo rimwe ryanditse muri Bibiliya, ariko kugira ngo rigire imbaraga rivanye n'amaraso ya Yesu. Ukavuga uti mu izina rya Yesu, ukarihagarariraho mu mbaraga z'amaraso ya Yesu no mu mbaraga z'Umwuka Wera. Mana mpa abantu banjye hano. Imana izabaguha. Ariko si mu buryo bw'inshuti gusa, hari n'ubundi buryo bikora kandi byo birihuta cyane kurusha. Iyo uri mu ivugabutumwa ukabona abantu urababwira ntibumve, buriya impamvu batumva nuko ubutabahawe. Wowe urabwira umuntu utahawe ntibishoboka, ntabwo biri bukunde. Ariko bwira Imana ngo mpa abantu banjye ahangaha, mpa abantu banjye. Imana izakubwira iti ngiye kubakuzanira. Ngiye kubakuzanira. Abantu ukababwira ukabona ntibabyitaye, ukaza kubona umuntu warushye urambiwe ibyaha araje akwizanira. Akwinjiga ati nsengeraho, ukagira Imana. Ukamenya ko wamuhawe n'Imana. Amen. Ibyo ndabizi neza, si rimwe si kabiri narabibonye. Nasabye Imana umunsi umwe, ndavuga ngo umuntu gusa umwe uyu munsi. Ndagenda ntembereye ahantu muri famiye nari nsanzwe ntembereramo, mpasanga umusore ureba televiziyo areba umupira wa Brazil na Chile. Ndamubwira nti umupira ni mwiza nta kibazo, ntari kugomba no gukizwa. Ndagenda. Hari hagati mu cyumweru, ku cyumweru mbona araje arambwira ngo yumvise ngo yaryama ngo akumva ngo ijwi rivuga ngo ari kugomba gukizwa, ngo ari kugomba no gukizwa. Nuko yakijijwe, ubu ni umuvugabutumwa. Kandi ntiwibwire ngo yari umuntu w'injiji, yigaga icyo gihe muri Kise hano, nyuma yaje no kujya mu Buhinde. Ubu ngubu ni umukozi wa leta kandi ni umuvugabutumwa. Ariko nta bundi bufindu, ni ukuvuga ngo mpa abantu banjye cyangwa umuntu wanjye.
Yesu yaravuze ngo ibisarurwa bireze, none mubwire Imana yohereze abasaruzi. Ariko urumva ibisarurwa bireze. Iyo ubwira rero umuntu ngo kizwa akakunanira, ushaka gusarura igisarurwa kitarera. Ariko nyamara nubwira Imana uti mu izina rya Yesu, mpa abantu banjye umpe n'inkoni y'icyuma, ubwo ni ubutware, mbamenaguse inkoni y'icyuma, imitima yabo imenagurike, bampe Imana izabakuzanira. Ugiterega nuko byoroshye gutya. Nahoze mbwira badashaka kumva, naho hari abandi bakeneye kumva. Ariko bigira imbaraga iyo bikoranywe, bivanze n'imbaraga z'Umwuka Wera n'amaraso ya Yesu. Haleluya. Turarangiza tuvuga ngo turamena amaraso ya Yesu ahantu, turatwikiriza amaraso ya Yesu ahantu, kugira ngo avuge ibyiza. Iyo uvuga usenga isengesho yo kurega abantu, uba ubaye umwe na Satani. Mana we, nturebe uyu muntu rwose, uyu muntu nguye nabi. Uba ubaye nawe umurezi. Ariko senga uvuga ngo mu izina rya Yesu, amaraso ya Yesu nasangiye umuntu, imbaraga z'Imana zimusange, mu mbaraga z'amaraso ya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Twarabyumvise ko hari ibyo ukwiye kumutwikururaho bimutwikiriye, bituma umucyo w'ubutumwa bwiza butamutambikira ukabyohereza ikuzimu. Ariko hari n'ibindi ukwiye kumanura kugira ngo bimufashe. Duhaguruke. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, usafisha. Hari ikintu nibutse uretse gatoya. Buriya amaraso Yesu akora mu buryo bwinshi. Hari ukuntu yakoresha ukurura, ugakurura ibikwiye gukururwa. Hari n'ukuntu yakoresha mu kumenagura ibigomba kumenagurwa. Hari n'ukuntu ushobora kuyakoresha mu gutwikira ibikwiye gutwikira. Hari ukuntu yakoresha mu kugota ibikwiye kugotwa. Ariko hari n'igihe ushobora kuyakoresha mu kuboha ibikwiye kubohwa. Iyo usengera igihugu ugitwikiriza amaraso ya Yesu, ko ni ugutwikira. Ariko iyo uvuga ngo Mana mpa umuntu wanjye mu ivugabutumwa cyangwa mu bundi buryo, ntabwo ari ugutwikira. Ni ukugira gute? Ni ugukurura. Naze mumpe, naze mumpe, naze mumpe, naze mumpe. Ntabwo ari ugutwikira. Urumva? Ntabwo ari ugutwikira. Ariko niba hari umuturanyi ukuguye nabi, ntabwo utwikira kandi ntuvuga ngo naze yakugirire nabi kandi kurushaho. Nagende naranduke, ndamuranduye, nagende isi nini, nagende guturahande. Nahinduke cyangwa agende, arahitamo. Wese urakurura kandi ntabwo wakurura. Icyo gihe uba wikururiye amakara.
dusubire muri aya magambo. Buti mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga z'umwuka wera zimanukira ubuzima bwanjye, kandi ntwikirwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Mu mwuka ntwikirwe n'amaraso ya Yesu Kristo, mu bugingo ntwikirwe n'amaraso ya Yesu Kristo, umubiri wanjye utwikirwe n'amaraso ya Yesu Kristo, kandi amaraso ya Yesu Kristo yirukane ibimpiga byose, ibindwanya byose byirukanwe n'amaraso ya Yesu Kristo, ndetse n'ibiremereye amaraso ya Yesu Kristo nabirandure, biranduke mu izina rya Yesu Kristo, bigende ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka ashingura icumu ryawe, icumu ry'amaraso ya Yesu Kristo n'imbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo, wimira abangenza. Umuryango wanjye utwikirwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo azana ubumwe no kumvikana mu bugingo bwanjye. Umwuka w'amacakubiri, umwuka w'amatiku n'inzangano umanuka ikuzimu mu mbaraga z'amaraso ya Yesu no mu mbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Umuryango wanjye uba umuryango w'amahoro, kandi uba umuryango w'ubwenge, uba umuryango w'ubwenge, uba umuryango w'abanyabwenge, uba umuryango w'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Abaturanyi babi baranduke, bava aho batuye, baje gutura ahandi, bamve iruhande, bakizwe. Niba badakijijwe, bakizwe, bampa amahoro. Niba batampaye amahoro, baranduke baje ahandi mu izina rya Yesu Kristo. Dusengera igihugu cyacu mu izina rya Yesu Kristo. Abayobozi b'igihugu cyacu bagifitiye akamaro barindwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Abarya ruswa, abonona, abakora ibibi, abadafite akamaro, baranduke bave mu buyobozi mu izina rya Yesu Kristo. Barandurwe n'amaraso ya Yesu Kristo n'imbaraga z'umwuka wera. Indwara zive mu bana b'Imana, zive mu bana b'Imana, zive mu bana b'Imana, zive mu bana b'Imana, mu mbaraga z'umwuka wera no mu mbaraga z'amaraso ya Yesu. Abana b'Imana babasima, 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 abana b'Imana babasima mu izina rya Yesu Kristo. Abana b'Imana bave mu byaha mu mbaraga z'umwuka wera no mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo, no mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Umwuka wo gukiranuka, umwuka wo gukiranuka, umwuka wo kwanga icyaha ubamanukire mu mbaraga z'umwuka wera no mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Umwuka wa Satani wo gukunda ibyaha upfe, umanuke ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Kera mu myaka yo gukizwa kwanjye ya mbere, najyaga ndota ndwana n'abadayimoni nkabona barapfuye. Bukeye mbaza Imana, none se abadayimoni barapfa ko mbona ndwana nabo nkabica bagapfa? Nuko arambwira ngo none se abantu bo ntibapfa kandi bagakomeza kubaho? Numva
ngize ikindi gitekerezo ngo n'abadayimoni barapfa bakagupfaho ariko bagakomeza kubaho. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo imyuka mibi impagurukiye nipfe iy'ikuzimu, nipfe iy'ikuzimu, nimpfeho, 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 nimpfeho mu izina rya Yesu. Indwara zimpfeho z'igikuzimu zisubira kwa nyirazo Satani mu izina rya Yesu Kristo, zisubira kwa nyirazo Satani mu izina rya Yesu Kristo. Ibyaha biza mu muryango wanjye bipfe, bipfe, bisubire ikuzimu mu izina rya Yesu. Rambura amaboko ushima Imana. Turagushimiye Imana ishobora byose mu izina rya Yesu Kristo, kubw'amaraso ya Yesu Kristo atuvugira ibyiza, kubw'amaraso ya Yesu Kristo atuburanira, kubw'amaraso ya Yesu Kristo acecekesha ibirego bya Satani, kubw'amaraso ya Yesu Kristo aturwanirira, kubw'amaraso ya Yesu Kristo aduha imbaraga, kubw'amaraso ya Yesu Kristo atuma umwuka wera atugenderera. Haleluya. Niba wajya kurota nabi utangire kurota neza, urota iby'ijuru kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze. Suhuza mugenzi wawe mubwire ngo usingire ibyo watuye byose bibe umwandu wawe n'umurage wawe.